ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha isi n'umushyitsi sinzabihoramo ahubwo ni mu rugendo. Tuzakugeraho vuba, bari abana bazakomeza kubaho, tuzagufasha rwose, tuzagufasha. Ntabwo nifuza gukora commitment hano mpagaze kuri mikrofone cyane, ariko nk'itorero by'umwihariko za Ntarama tuzaza mu rugo, tuzaza mu rugo tuganire, twumve n'ibindi byifuzo rafite birenze ibyo twari tuzi yatubwiye, hanyuma tugushyigikire. Kimwe cyoroshye kitaremereye cyane dushobora guheraho nuko bari abana ntawe uzijyanirwa kwifuza duhari. Bariya bose 20 abangane ntawe uzanirwa kwifuza duhari. Yarambwiye ati mushumba, abantu bagari imbere abantu benshi, dukora umurimo tumutse imbere abantu benshi, tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ngo tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ndambwira nti nibyo koko, abantu benshi baradukunda, bashimye dukora n'ibyo tuvuga, ariko iyo bigeze ahantu ukenera inshuti nkoramutima urayibura. Iyo wabaye kenshi waba wenyine, aribyo usaba ko Imana umunsi dufasha gukemura. Niba Theogene ari inshuti, abe inshuti ahari atanahari, nibwo tuba inshuti nyakuri. Ndambwira Theogene humura rero, iryo jambo ndaryumva, nzakubera inshuti magara. Nzakubera inshuti magara. Inshuti irenze wowe, inshuti y'umuryango wawe. Tuvuga kuri Theogene ari n'igitaramo umuntu akwiye kwibaza noneho akuyemo Theogene agashyiramo izina rye, havamo iki? Kandi ni igitaramo cyo kugira ngo umuntu wese yongere umutima we, ubuzima bwe. Aho yaratuye kaje kuba, hanyuma ufite imodoka afite n'imyanya atware n'abandi bose kugira ngo ndetse gato cyangwa
munyure hano mubori yanze abandi muze hano bafashe munyure kugira ngo mugire tugende munyure hano abandi utange inzira hano abantu basohokere hano abantu bari abamara gusezera musohokera munyure hano hariya mubori Yesu ni ugira amahoro meza urupfu n'ibyago ni uritsinda ni mu mwizigira z'abarengera muze mwese ijuru tuzimana n'umugi muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umugi muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza bana na Yesu iteka mw'ijuru aho murekeraho munoneho musezere kuvuga foto yarije murekeraho ngaho hanyuma musezere kugenda tuzakugeraho vuba bari abana bazakomeza kubaho tuzagufasha rwose ntabwo nifuza gukora commitment hano mpagaze kuri mikrofone cyane ariko nk'itorero by'umwihariko za Tempa Ntarama tuzaza mu rugo
gusoza mu rugo tuganire, twumve n'ibindi byifuzo yari afite birenze ibyo twari tuzi yatubwiye, hanyuma tugushyigikire. Kimwe cyoroshye kitaremereye cyane dushobora guheraho nuko bari abana ntawe uzigenerwa kwifuza duhari. Bariya bose 20 n'abanganye ntawe ukenera kwifuza duhari. Yarambwiye ati Mushumba, abantu bagari imbere y'abantu benshi, dukora umurimo tumutse imbere y'abantu benshi, tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ngo tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ndambwiye nti nibyo koko, abantu benshi baradukunda, bashobora dukora n'ibyo tuvuga, ariko iyo bigeze ahantu ukenera inshuti nkoramutima urayibura. Iyo wabaye kenshi ubabara wenyine, aribyo saba ko Imana uyu munsi dufasha gukemura. Niba Theogene ari inshuti, abe inshuti ahari atanahari, nibwo tuba inshuti nyakuri. Ndambwiye Theogene humura rero, iryo jambo ndaryumva, nzakubera inshuti magara. Nzakubera inshuti magara, inshuti irenze wowe, inshuti y'umuryango wawe. Tuvuga kuri Theogene ari n'igitaramo umuntu akwiye kwibaza noneho akuyemo Theogene agashyiramo izina rye, havamo iki? Kandi ni igitaramo cyo kugira ngo buri wese yongere umutima we, ubuzima bwe, icyerekezo cye, amahitamo ye yongere ayahuze no gushaka kwa Data wa twese. Ni igitaramo cyo kongera kutwibutsa ko Data wa twese atungurana, azaza atunguranye, azaza umunsi n'ahantu n'igihugu no mu buryo tutazi. Ni igitaramo kitubwira ngo twumvise ubutumwa mu bihe bitandukanye, ariko ni igihe cyo kubwemera no kubushyira mu bikorwa umunsi ku wundi. Tugiye gusenga. Umwanya nk'uyu kenshi hari n'igihe dushaka ko ibyo byemezo abantu bifata mu mitima yabo, ariko ushobora kuba uri hano muri kino gitaramo kumva nawe hari ijwi rikomanga umutima wawe rikubwira ngo ukeneye kwakira Yesu, ukeneye guhinduka. Impamvu Theogene yaduhuje twese tukuzura hano ni Yesu yakiriye. Yesu yakiriye, akamwemera, akamwumvira, akamuyobora. Niwe wamuzanye abantu bose bari hano, niwe watumye ahindura ubuzima bwa buri munsi kugeza ubwo abantu bose bumva babaye inshuti ze. Uwo Yesu rero yahindura ubuzima bwawe, yaguha icyerekezo, yaguha aho bugana, yaguha izindi mbaraga, yaguha iyindi sura, yaguha ikindi cyanga. Ushobora kumva uyu mugoroba mu cyemezo wafata mu guherekeza Theogene neza ni ugufata icyemezo cyakuganisha aho yagiye. Tugiye gusenga. Umuntu wese ufata icyo cyemezo wanasanga warigeze ukizwa ukamenya Yesu, ariko ibyo wanyuzemo bitandukanye, aho gutwarana nka Theogene watwaranye mu byaciyemo byose akaba mwizerwa agakomeza gukorera Imana, wowe ugafata ibyemezo byagusubije inyuma, byagukuye kuri Kristo. Kumuherekeza neza uyu munsi ni ukumuherekeza ugabukira Kristo. Niyo mpamvu mu gihe dusenga ni ugusengera icyemezo ufata. Niwumva kandi ukeneye ayo mahitamo mu gihe dusenga, uzi kurambura ikiganza cyawe ubwire Yesu ngo nanjye ndashaka kuzagira iherezo ryiza. Niba hari ibyo bagamo byakunanije, byanakunaniye mu buzima bwawe, ubwire Umwami Yesu ngo uri umunyembabazi, umugwaneza, uhindure ubuzima bwanjye kugira ngo nanjye ubwo nzasoza ubuzima bwanjye muri iyi si uzanyerekeza mu kindi gihugu cyiza. Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye ko turi no muri iyi si ujya twihishurira nk'uko wihishuriye abigishwa bawe, ushaka kubereka ubundi bwiza, ushaka kubereka ikindi gihugu. Tugushimiye ko wabonye ko atari byiza ko tuzaba muri iyi si iteka irimo ibibabaro, irimo ingorane, irimo intambara, irimo ibitunaniza, irimo indwara zidashira. Utegura ko uzatujyana mu bundi bwawe. Turagushimiye cyane, tugushimiye uhamagara igihe cyawe kigeze. Twebwe ntabwo twabimenye, ariko urabizi uyu mwanya. Tugushimiye ko hari ikindi gihugu,
hari ikindi gihugu nta rupfu rubamo, nta ngorane, nta gahinda, nta bibazo. Icyo gihugu dufite kwizera, dufite ubugingo ko mwene data ari uwamujyanye. Ariko twe tukiri hano uyu munsi wa none, turi imbere yawe twongeye gusenga. Turabizi neza ko inzira itwinjizayo ni wowe warabivuze, uravuga ngo ahojya murahazi kandi urugero mu kuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Niyo mpamvu buri wese uri muri iri teraniro, uri muri iki gitaramo, wumva n'abagize amahitamo ko yazajya muri ubwo bwami bw'iteka ryose, akaba aguciye bugufi, akurangurira ikiganza, akwemeye. Turagusengeye ngo nawe umuhindure, uhindure ubuzima bwe kandi umukoreshe. Tuzi imirimo itangaje ikomeye wakoresheje Theogene, ariko uyu mugoroba wahagurutsa abandi benshi, wahagurutsa abandi benshi bakakuvugira, bakaguhamya, bakakwamamaza, bagakora ibikorwa byo kwagura ubwami bwawe. Abo nabo turabasengeye muri iki giteraniro, kandi abari bananiwe baguye, abari bacitse intege, abo turabasengeye. Uyu mugoroba twongeye gusaba ngo kandi turasenze kugira ngo tugire ibyiringiro bifite ubugingo ku munsi umwe tuzabana n'Imana iteka ryose, kugira ngo ibyo ngibyo bitume tumaranishanya umubabaro. Bana natwe twese, ukomeze uvugane natwe, ukomeze kuduha ibyiza, ukomeze uduhumurize, ukomeze udukomeze. Kandi uyu mwanya ijwi ryawe ryiza wateguye gukoresha kugira ngo ukomeze abari bananiwe, kugira ngo uhindure ubuzima bwacu, byituze muri uyu mugoroba, haba mu buhamya, haba mu ndirimbo, haba mu ijambo ryawe. Data turagushimiye, turabiguhimbarije, turabiguhimbarije, turabiguhimbarije ko waduteguye ahandi tuzabiteka ryose. Uduhe imbaraga kugira ngo abantu bose bari hano bazagira iherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Iryo herezo turabigusabye, iryo herezo turabishaka, rizatuma tubana nawe iteka, tubana n'abera iteka ibihe byose mu munezero, bizatuma mu byo ducamo byose gutsinda, kugira ngo umunsi tuzahamagarwa natwe tuzumva amazina yawe, maze tugusanganire tudafite ipfunwe. Nicyo dusaba umuntu wese uri hano. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesu ushimwe kuri iri humure mu bihe byose, ni mu izina rya Yesu turakoze, amen. Murakoze. Narigize ngo dushime Imana kubw'abantu benshi bemeye kuzamura ibiganza bakakira Yesu, kandi tunashima Imana kubw'ijambo ry'Imana ryiza twumvise. Imana tuyiha amashyi menshi. Nagira ngo tugere mu kindi gice twumva ubuhamya. Pasiteri Umukiza Alphonse yaturutse muri EAR Diocese ya Cyangugu. Narangiza hakurikiraho Bishop Nzeyimana Innocent ahagarariye itorero Nayot mu Rwanda n'ubumwe bw'amatorero mu mujyi wa Kigali. Harakurikiraho Pasiteri Olivier wo muri Zambi Temple i Ntarama, aho Pasiteri Theogene yabwirije ubutumwa bwa nyuma mu giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Abapasiteri bakurikirane, hanyuma nyuma yabo tuze kureba ya filime documentaire umushumba w'ururembo yatubwiye. Bakiza ufite imodoka ya LAC 531 ya agiye gutanga inzira na LAF 339 S yatanga inzira. Ashimwe. Haleluya. Nitwa Umukiza Alphonse, ndi umupasitori w'itorero rya Anglikani muri Diocese ya Cyangugu. Ndi umuyobozi wa katedrali mu mujyi wa Kamembe. Katedrali yacu yitwa Twahinduriye Kristo Mwami. Ndashima Imana yaduhaye agakiza muri Kristo Yesu. Ndashima kandi abayobozi baduhaye akanya kugira ngo
tugire icyo tuvuga kuri mwene data Pastor Theogene n'inshuti umuvandimwe wacu. Namumenye ku ikoranabuhanga bisanzwe, nyuma umupasitori mu kwezi kwa gatanu ku mwaka ushize dutegura igiterane kinini, hanyuma nkorana inama n'abayobozi tubibonana, dukora lisite y'abavugabutumwa batatu muri kino gihugu tugomba gutumira. Plan A iba Theogene n'abandi babiri, hanyuma abo twari turi mu nama barambwira bati muhamagare tukiri aha ngaha utaza gutaha ukibagirwa. Ndabwira nta kibazo, ndamuhamagara. Yanyitabanye umutima uciye bugufi cyane, n'ijwi uciye bugufi n'icyubahiro cyinshi kandi ntabwo yaranzi. Hanyuma musaba ko ku itariki 20 na 21 z'ukwezi kwa munani yazabiri kumwe natwe ku Rusizi. Arambwira ati mushumba mbabarira gatoya mbanze ndebe ko uwo mwanya nkaba narawutanze. Hashize muri tibiri nampamagara arambwira ngo ayo matariki kuwa gatanu nzaba ndi ku Gisenyi, ariko kuwa gatatu no ku cyumweru ndahari nta kibazo. Namusabye ko twamutegera indege ngo aze nta munaniro afite. Arambwira ati mushumba ntabwo igihe ndimo nzahutse vuba, ntabwo nakwemera ko muntegera indege, mfite umuryango, mfite abana b'imfubyi. Ayo mafaranga mara kuzanageramo indege nzayazamuramo ibirayi, nyazamuremo n'amakara, ndebe ko abandi Imana yampaye mu rugo bazaba. Yaraje avuga ubutumwa, hakijijwe abantu benshi cyane. Uyu munsi muri katedrali yacu harimo abantu benshi bakiriye Kristo umwami w'umukiza, benshi barabatizwa, bamwe batangiye kujya mu makorali, abandi bari gukorera Imana mu buryo bugiye butandukanye. Twakomeje kuba inshuti njye nawe n'umuvugabutumwa mugenzi wanjye. Hanyuma umunsi umwe arampamagara agiye i Bukavu, asiga imodokari, tumubikira imodokari, ndamutwara mugeza ku mupaka, aragaruka tukomeza kuvugana. Namuhamagara akambwira ati ushaka kumubona nzaze ryari. Hanyuma ejo bundi mvuye muri siporo mu gitondo, umunsi wa mbere mubi, ntabwo nimirutse kubabara mu buzima bwanjye, narimerutse kera. Mvuye muri siporo ndi mu cyumba mfata telefone, ndebye kuri Facebook yitwa Brazil, no muramuzi, mbona yavuze ngo Theogene yitabye Imana. Brazil ko zigara umurokore atangiye gukabya nk'abandi gute. Hanyuma ndebye ku bindi binyamakuru bindi, ndebye kuri za n'izindi, mbona Theogene yagiye. Amagara umugore ndamubwira ngo mbabarira numvishe ibintu, mundebere niba ndasinziriye. Nsinziriye basi nshimira Imana niba nsinziriye, ngo niba ndasinziriye umfate. Nza kumva ari byo byakira birananira, kwajya gupfuba Theogene byarananiye, kandi murabona imyaka mfite. Nange kubyakira nimugoroba, ariko ari Imana igisangiye irambwira mu mwana wanjye Alphonse humura, umugaragu wanjye namucyuye, kumera ndabyakira. Bavandimwe, diyoseze ya Cyangugu y'Abangilikani, tubuze umukozi, tubuze umuvandimwe, tubuze inshuti. Ntabwo mwahombye mwenyine, natwe twahombye kuko yari inshuti yacu, umuvandimwe wacu. Brother Theogene, rest in peace. Rest in peace. Much love, much respect. Mami, ihangane, Imana irakuzi. Imana umugaragu wawe yakoreye ntabwo izakoreka, ntabwo izagusiga. Imana ibamugishe. Yesu databuja nzamukorera nkacogora, muhize ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi ajya ampanigira, haza mpamagara ngeze mu ijuru, ubwo azaza ahamagara
amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye mwitaba. Yesu nashimwe. Yobu yaravuze ngo nubwo yanyica nzapfa nkiyiringira. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo inzira zayo nzazikomeza. Arangiza aravuga ngo kandi ni ukuri ntabwo nzigera ndikura mu nyangamugayo. Turashimira Imana kubw'umukozi wayo Theogene. By'ukuri impamvu mpagaze aha ndashimira Imana. Ahantu mpagaze nahagaze muri 94 mu kwezi kwa karindwi tariki ngira ngo hafi 30 ngeze muri iki gihugu. Itorero niryo ryanyakiriye hano mu Gakinjiro. Ndashimira Imana nivuga gutuma Imana yagiye dushoboza twagiye dukora. Ubu hari hageze igihe cy'uko umuntu yatangiriye mu rusengero akanasozereza mu rusengero. Mpamvu mvuze ibi ndagira ngo ababene data bose baherekeje Theogene, uwagize umugisha wo gutangirira mu rusengero azagire n'umugisha wo guherekerezwa mu rusengero. Iryo jambo rikunda buri. Irindi jambo mvuga ryatumye nza guherekeza Theogene. Theogene ntabwo yari mu itorero rya DPR gusa. Theogene yari uwa bose. Yari uwa bose. Theogene ndi mu bantu bajya bagerageza gushyira ivugabutumwa mu bitangazamakuru cyangwa se ku mateleviziyo n'amaradiyo. Ariko hari abantu bajya bigisha ngahita mfunga radiyo mwumva birarya mu matwi, mwumva n'umuntu ututse undi igitutsi ku mubyeyi we bitewe n'uko bacurika Bibiliya yera. Ariko Theogene ari mu bantu nkurikirana ivugabutumwa rye nkagira inyota kuva atangira kugeza asoje, kubera ko avuga ijambo ridafunguye, kuko muri iki gihe abantu basigaye bafite ijambo bongeyemo amazi bafunguye ritakiri ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Ariko Theogene yari umuvugabutumwa wuzuye. Niyo mpamvu bitanteye isoni guhagarara aha ngaha ngo mvuge. Hari abantu bataha ukabaherekeza gusa kuko ari abantu b'Imana, ariko ugatinya gutanga ubuhamya. Ariko nshimye Imana kuko natinya guhamya Theogene ko ari umuntu w'Imana. Theogene twagiye dutegura ibiterane mu rwego rw'ubumwe bw'amatorero mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri Nyarugenge byo kurwanya ibiyobyabwenge. Theogene agategurwa nk'umuntu ubifitemo ubuzobere kubera yabibayemo, agatangamo ubuhamya cyangwa akigisha, imitima myinshi igahinduka. Umuntu nk'uwo akwiriye guherekezwa nk'uko. Imana ihabwa icyubahiro. Theogene yari umukozi w'Imana utirebaho, urenga imbibi akareba n'abo yasize inyuma. Theogene yari umuntu usangisha ubutumwa. Nukuvuga hari ubutumwa tugira bwo mu rusengero tuyobora, ariko hari n'ubutumwa usangisha abantu hanze batajya bagera mu rusengero. Theogene we yari afite ubutumwa burenga imbibe zo mu rusengero, ahubwo bukabusangisha abantu aho baherereye kugira ngo ahubwo baze mu rusengero bavuye aho hanze. Iryo niryo vugabutumwa Imana idusaba muri iki gihe, kuko isi ifite miliyari zigera ku 8 uyu munsi ikeneye abantu bagira ivugabutumwa ryagutse. Imana ishimwe ko asoje neza. Arababaye n'ibyo, ariko aratashye n'ibyo, umuryango urababaye n'ibyo, ariko nubwo bimeze gutyo umuryango komera, mukomere. Umubyeyi we yavuze numva ni umukristo, umugore we yavuze numva ni umukristo. Imana ibaho umugisha ko asize abakristo, kandi itorero ringana gutya natwe turimo turi kumwe, tuzabafasha mu byo dushoboye. Imana ibaho umugisha. Amen.
Yesu ashimwe cyane. Ndabashumuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu, kandi mboneho uyu mwanya wo kubakomeza kubihanganisha inshuti n'abavandimwe mu muryango, by'umwihariko n'itorero, umushumba ndetse n'ubuyobozi bwose bwa ADEPR. Imana bakomeze muzi umuntu w'intwari. Ndavuga gatoya, ntabwo ari uwanyu gusa. Umwami Yesu yakiriye, yatumye arenga kuba uwo mu itorero rimwe, ahubwo umubiri wa Kristo muri rusange. Turi hano rero kugira ngo tubihanganishe, tubakomeze, ariko tunatange ubuhamya n'ijambo ry'inkomezi cyarikomeza imitima abantu bose muri rusange. Nitwa Olivier Ndizeye, ndi umushumba w'itorero Zion Temple Intarama mu karere ka Bugesera. Theogene niho hantu kugira ngo icyo cya nyuma yakoze mu minsi yashize, yagikoze ku wa gatandatu, ndabigarukaho. Hakizwa abantu 371. Cyabaye ku wa gatandatu, yitaba Imana ku wa kane. Ni icyumweru cyari kitarashira. Munyemerere ariko somera ijambo bari barisomye, ariko ni byiza ko nigarukaho akoresha umwanya munini. Ariko n'Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 ndasoma 30 gusa. Kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo niyo bazabanza kuzuka. 17 maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Umurongo wa 18 ngo nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Ijambo ngira ngo wenda muze gusigana cyane n'ije mu wa 18 ngo Paul yavuze ngo mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Mbwira damu Theogene, abashumba, inshuti n'abavandimwe muri aha ngaha, nta kindi kintu gishobora kumara umubabaro w'umuntu wabuze uwe keretse kumubwira ko umwami Yesu yatsinze urupfu, azazuka, n'abamwizeye bose bazazuka. Umwanditsi yaravuze Pawulo ngo nimuvuga amagambo nibwo muzabamara umubabaro by'ukuri. Ibindi bishobora kurangira, ariko aya magambo ya Pawulo niyo ashobora gushubya koroshya umubabaro mu mutima, nuko umwami Yesu yazutse. Ndi hano rero kugira ngo ushimire Imana mu buzima bwa Theogene. Theogene twamenye mu minsi yashize, si igihe kinini cyane gishize, ni nk'umwaka, benshi bamuzi kuri YouTube nyine yigisha. Ariko igihe twahuriye mu munsi wa 6 umwaka ushize i Kanombe ahantu mu giterane twari bwigishemo twembi, yigishije mbere ndagusoza, hanyuma ariwe yigisha mu buhamya atanga, numva hari Imana igiye kumufasha gukora ku buzima bwe. Ndabikora nyuma y'igiterane twigisha twembi, turasuhuzanya, duhana nimero, twemeranya kuba inshuti. Turatandukana. Nyuma yaho mu by'ukuri ntabwo neza ubuzima bwite bwe cyane, uko twahuye nyuma rero twaganira ubuzima bwinshi bwimbitse bw'ubuzima bwe bwo benshi muzi, ndetse n'ibyo twemeranyije gukora ku buzima bwe turabikora. Nyuma yaho twaje gutegura, mbere y'igiterane twaje kuganira, mbonye ko itariki yo kwa mubazi bamukoreye operasiyo, sineza ibyo ndamwihanganisha. Hanyuma twongeye kuvugana, ansomera n'izindi byamayeho byose uko biteye. Hanyuma nanone numva iby'Imana bishyira ku mutima kumukorera, turabikora. Ariko tuvugana ijambo rimwe rikomeye ngira ngo umunsi wenda ngarukeho cyane. Yarambwiye ati mushumba, abantu bagari imbere y'abantu benshi, dukora umurimo tumutse imbere y'abantu benshi, tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ngo tugira abafana benshi ariko nta nshuti tugira. Ndambwira nti nibyo koko,
abantu benshi baradukunda bashobora dukora n'ibyo tuvuga, ariko iyo bigeze ahantu ukenera inshuti y'inkoramutima urayibura. Iyo wabaye akenshi urabara wenyine, aribyo saba ko Imana uyu munsi dufasha gukemura. Niba Theogene ari inshuti, abe inshuti ahari atanahari, nibwo tuba inshuti nyakuri. Ntabwo ya Theogene humura rero, iryo jambo ndaryumva, nzakubera inshuti magara. Nzakubera inshuti magara. Inshuti irenze wowe, inshuti y'umuryango wawe. Byarakomeje, twaje gutuna mu iterane, dufite ikirwanya cy'ubutumwa bwiza, ariko turwanya ibiyobyabwenge. Numva Imana ishyize ku mutima ko nzamutumira, nirabona umushumba twarabiganiriye muri ofisi, tujyana ibihe by'igiterane. No muri amafoto baje kuvuga ubutumwa bwiza, byegereje ndaza gushimira umushumba umushumbye Muhima, yaje kumbwira ko asanze bigonganye na gahunda y'ivugabutumwa yari afite mu majyepfo. Arabwira ati umushumba, umutima urababaye yuko ntazaboneka kandi uri inshuti yanjye. Arambwira nta kundi, bibaho, ubahusha ubuyobozi n'abashumba bakuyoboye, ibindi Imana izaca inzira. Haciyemo iminsi rwose ntajya gushaka undi mwigisha ubyigisha kuri eteme, yaravugaga ngo urubyiruko ruhindutse ruhindura sosiyete, niyo ari teme dufite. Hanyuma aza kumpamagara buri kimwe kimwe, ati umushumba, ndaguhamagaye n'umutima uciye bugufi yoroheje cyane, ubwira ngo umbabarire ko nasaga nkagutengushye, ariko ntibwira mu bushake bwanjye nagomba kubaho ubuyobozi bwanjye. Theogene afite umutima woroshye uciye bugufi kandi wumvira ubuyobozi bwe. Arambwira ko Imana ikoze igitangaza, mbonye kuri ya munsi tariki 17 nzaboneka. Ati rero ni ukuri niba warabonye undi uzakomeza umwigisha ufite, ariko numva nshaka kubaho ku mutima hakubwira ko mbonetse noneho. Nushima kunkoresha havuga ubutumwa bwiza nzabikora nezerewe, ariko niba warabonye n'undi ni ukuri umutima wanjye urakeye yuko ntagutengushye ahubwo noneho mbonetse. Ibyo bintu byashenguye umutima wanjye. Naravuze Mana, abantu nk'aba bacyubaha Imana n'umurimo wawe baracyabaho. Bambwira Pastor, rwose imiryango irafunguye, umpamagara igihe ukwiriye, niyo ntarabona undi kandi nashatse undi numva ukwiriye nkawe sinamubona, none uzaze. Umutima yaranezerewe kumva afite umutima umeze utyo. Simbutse gato ku bugotandatu mu gitondo saa 3 Theogene yarangizeho. Hari isiganwa ry'amaguru Run for Jesus. Theogene arazinduka mu gitondo guhera saa 3 mu kavuyo kenshi kabirukanka kabanguruye, agumana natwe ajya kumufana mu muhanda. Nawe kwezi nuko mu bafana niko ba Chelsea niko basuhuza, baba nyine bavuga no ku mihanda niko basuhuza, niko bahobera. Mu kanya Theogene aza kuvuga ubutumwa bwiza. Theogene yarabwirije dufite ubutumwa bwiza ku muntu. Igiterane hakijwemo abantu 371. Twari kumwe n'abayobozi, yari umuyobozi w'akarere ka Bugesera kwa Mutabazi Ishaka n'abandi bo mu nzego z'umutekano. Ijambo bavugaga ryose baravuga ngo tugize amahirwe yo kumubona imbonankubone, duhawe umugisha wo kubona Theogene imbonankubone. Reka mvuge amagambo bavuze. Nyuma nimwe Byabaye yaje kwinjira message arambwira ngo igiterane cyagenze neza, kiradushimishije kandi benshi barakishijwe. Aza kunyandikira arambwira ngo aravugana n'ubuyobozi bwa rehab centers, bira bigo bya by'ingororamuco. Ni message yari yandikiye umuyobozi ati uyu munsi twatubitera kivuga ubutumwa kirwanya ibiyobyabwenge, Theogene yabwirije abantu benshi barakizwa. Turumva tubona ko Theogene ari umukozi mwiza wadufasha agahindura abana benshi bari mu bigo bya rehab centers. Ni mu bishima tuzabona gahunda yo kuzenguruka ibigo byose bya rehab centers. Menya ko Theogene yavuye mu mubiri, mu by'ukuri n'abajije Imana ibintu byinshi. Ubu se ambassador twari tubonye ugiye gufasha benshi bigenze biti, gahunda yawe Mana iteye iti. Ariko ijambo ryampumurije ni ryuko
umurimo ni uwa Yesu, nuko yahisemo gukoresha Theogene. Bivuga ngo Imana izakomeza uriya murimo Theogene ahari atanahari. Ariko mbwira umudamu we Asiya, mubwira ngo humura komera, Yesu winjiye muri Theogene we aracyari muzima nubwo Theogene adahari. Uwo Yesu aracyakora umurimo we, azakomeza no kuwukora akoresha n'imyezi ibiri. Theogene twahereye mu gitondo saa 3, twatandukanye saa 4 n'igice z'ijoro. Uwo mutima uca bugufi wakoze ku mutima wanjye, nje kumuhamiriza ko Theogene ari umukozi w'Imana. Byageze mbere yuko dukomeza igiterane, madamu yaje kumpamagara ambwira ati pastor, niba nifuza ko Theogene tumwakira mu rugo. Theogene twabonye mu gitondo, dukomeza mu rugo turasangira, tujyana mu cyanya nimugoroba arongera arigisha. Nanone tubona abantu bagera kuri 21 bakizwa, bakira umwami Yesu, biyongera kuba mu gitondo. Reka nihute kugira ngo usoze. Theogene igitendo cyararangiye kuwa mbere, ku cyumweru kuwa mbere biciye ku bindi biganiro, mvuye mu kiganiro saa 6 ndamuhamagara mugize ubutumwa bw'itorero. Hanyuma turanezerwa cyane, twishimira Imana yakoze, yavuga ikindi kintu yasize twari dutangiye gukora kirenze cye cyari hafi sense zamubwiraga kugira ngo dusengere Imana dufashe kuzagisohoza. Arambwira ati mushumba, nanezerewe ko nagiriye iwanyu mu butumwa bw'umuyobozi w'akarere yari yampaye bwo kumushimira. Hanyuma arambwira ati ndumva iby'Imana yambwiye birimo gusohora. Imana yambwiye ko uzamuresha ibikomeye, yambwiye ko izahindura benshi. Ati mushumba, maragiye icyifuzo cyo gutangira organization ONG yitwa Inzahuki. Ati ndumva Imana itangiye kubikora, nabonye Imana ishaka gukoresha ibintu ariko nabuze cyane binyuzamo. Ati ejo bundi muretse guhura n'umuntu w'inshuti yawe, ubwambwiye ati Nikodemu, bashobora kumuzi Nikodemu Peace. Arambwira ati nawe umuntu w'inshuti yawe ambwira ko wabuze. Ati twaganira ibigendanye na Brazil, twaganira ibigendanye n'uko natangira ikigo gifasha abana mbana nabo n'abandi bari kure yabo. Ati numvaga Imana ibishyira ku mutima ariko mbonye ko nagise n'ibirya bifunguka y'iyo mirimo. Ndambwira ati Theogene, Imana nkumugisha rero, humura nanjye ndahari nzagufasha. Nkora n'umushumba ariko nkora mu kigo umuryango utegamiye kuri leta ONG, registration za NGO ndazizi zikoramo. Ndambwira humura, icyo tegura gahunda tubonane mu gitekerezo tucyandike tujye maragimbi gukora registration. Theogene twebonye kuwa kabiri, nagumubonye amajyepfo, havaho kuwa gatanu. Ariko tufite abashyitsi tugiye kujya kuzana. Twavuganye kuwa kabiri nka saa 8 njya mu majyepfo, Theogene aragenda. Hanyuma kuwa kane gatangira ngo mu gitondo araye ijoro, kugenda urugendo rw'ijoro, ntinda gufata telefone, mbyutswa na telefone mbona z'abashumba batandukanye n'abandi dusengana, bambaza ngo se ngo inkuru turimo kubona nizo. Ntabwo nabisingiriye, abanje kwibeshya ko ndari inkuru. Nahise bariho rambaye mu telefone na madamu, ize kwihamagara numva ntabwo iriho, hamagara Theogene numva ntabwo iriho. Ariko ngiye kubona mbona abantu benshi babyanditse. Ntabwo ko Theogene yavuye mu mubiri. Nuko Imana yemeye ko bigenda. Igisonoro cy'umuntu nyine biragoranye kukibona, ariko Imana nyine igira imigambi yayo. Ijambo ry'Imana nasomye nizera rinyemeza neza ko imigambi y'Imana itaburizwamo. Theogene ntabwo hari mu mubiri, ariko n'amagufa yari isa
yazuye abapfuye, ari amagufa ari mu gitaka byaranibagiranye. Imirimo Theogene yakoze izakomeza gukora, izazura benshi bapfiriye mu byaha, nabi no muri zagera tukwiye tutagihari. Amagambo n'ubuhamya bwa Theogene ruzazura abantu, turabahamya baryo. Ndasoza nkomeza itorero, nkomeza abakristo muri rusange, ariko by'umwihariko mbwira Asiya, mbwira ngo inshuti ikomera, humura. Theogene yakira umwami Yesu utsinda urupfu, kuzuka azazuka nta tushidikanya, Bibiliya bitwemeza. Ariko tuzakugeraho vuba, bari abana bazakomeza kubaho, tuzagufasha rwose, tuzagufasha. Ntabwo nifuza gukora commitment hano mpagaze kuri mikrofone cyane, ariko nk'itorero by'umwihariko Tempa Ntarama tuzaza mu rugo tuganire, twumve n'ibindi byifuzo yari afite birenze ibyo twari tuzi yatubwiye, hanyuma tugushyigikire. Kimwe cyoroshye kitaremereye cyane dushobora guheraho nuko bari abana ntawe uzigenerwa kwifuza duhari. Bariya bose 20 n'abangane ntawe uzanerwa kwifuza duhari. Ibindi ndahamya gusinikanya yuko ubwo yaba abayobozi bw'itorero n'abana bashobora bafite muri coordination, nihashyirwaho uburyo buzatuma uriya muryango ujyaho, cyangwa se n'indi nzira byanyuramo, tuzatanga ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo bizagerweho. Ubufasha mu bwenge, mu mafaranga na na tekinike tuzabafasha. Ubwo ndahamya ko tuzagira amahirwe no kuganira n'uburyo umudamu we yabigumana. Ndumva nsoza rero, nkomeze bakomeze bihanganishe, kandi mbabwira ngo Theogene yasanze umwami yakoreye, n'umwami wo kwizera udahemuka, n'abamwizeye twese tuzamusanga. Imana ibafashe.